kubyara nabi we kubyara nabi umwana nyikubitira hayiwe nakagongara kavunnye ariko Keriya we Keri Karan niko Keri ubu umubiti iki umoye nta bintu by'imbabazi tekereza nimba ugize ngutya ubundi utari njyewe wa mugenzi nukuri ko Imana mbabarira ndabihakanye reka mpfukame kugira imbere yuko ntari kukubera oya wipfukama hagaragara tubiganireho bwira ndakuburira nkukugira inama by'ibura ngo ngukebure unukanda nkagerageza nkubwe ntago ari uko nkwana ndashaka kukubwira ngo hinduka ntugahindukane n'isi ahubwo va umukobwa nzikeye inama zawe ni nziza narazumvishije nawe ba wazumvishe n'ubu nkubite ku gikuta nzongera none se ugira feringa n'iki mu mutima wawe tumukubita wakwibyarishwa wasanga nanjye nyine nakubisemo kwa w'idini nawe reka maye nka noneho inka y'umuhondo uko ngiki so iso wanyu nyoko wanyu bene wanyu nta muntu wigeze nkwita urarimwa muko ko no gupfusha noneho nivuyemo gusa nyine ntabwo nzongera wivuyemo nyine ntabwo nzongera byumva ikintu cyo kubwira ni kimwe niwongera ntahamagara ribu nahamagara iki nzaza kuguhamagarira abantu n'abayobozi ku buryo nakoze ngiye kwita mu ndi kumva ari gukoma mutware uri kumamagarara ko reka ndebe uwo muntu muzanye wasanga ari babandi baza batesha umutwe b'ibishingwe umva ninde urabona Jehova ngo nkora inzira ku murima sha ariko yaranze akihamba birarya musohokane mu mahoteli musohokane hehe hose ibyo byayi iyo mireti sha Jehova arampamisha ariko ko kiracyana ndacyemera kandi nshaka ku buryo nzakigarura noneho n'ibyanga nzagiteza abaji banjye ubundi mbona nta myaka ijana ihari rwose cyane pe ese mwana bite ko witotomba bimeze uzi ibyambaye bite ko witotomba cyana nta kipe uzi ukuntu byagenze dore gutya nagize gutya ipeveri cyana nyine narabyumva muri gahunda y'ururove nyine ndabyumva icyana nisohokana ahantu mu mahoteli muri resitora zikomeye ibyo za mitsingi za byeri iyo mireta ayo magi ibyo byayi noneho igihamba kirangije gihita kinkera k'inyuma yaragukatiye webwe none mubyemera va mu bakobwa ahubwo uze dushaka amafaranga mu bakobwa se wowe waturutse urahazi ikitarabuze mu rutoki ni amakoma va mu bakobwa uze dushaka amafaranga ngwereka agashinga dukora hasi kahe noneho mwakabyara mwese twakora nk'akahe kandi uyoboye ko ikaze TV iri gushaka abanyemana iyo mpano nawe ufite njye impano sinzi nimba nyifite ntabyo nzi nawe wiyumvamo impano ise yerecyanye ku biki ni ugukina komedi amafilimi ibintu nk'ibyo none se byibura ngo umuntu yabona ifaranga gute nubwo ukina gusa bikarangira ibyo bindekire uzaze tubipange neza urumva muhereke dushakisha amafaranga kuko va mu bakobwa abakobwa ni akamaro kabo ariko wanamuganye ako bura mfashe nk'akantu nkagira nk'ikofi ku mufuka hano amafaranga niyo ya mbere nta mafaranga nta rukundo ariko nyafite baza baza kandi nari ndakeka ko nawe wahita uboneraho nubwo nawe uri sufuri nta kintu ntari bikanze nzikubita agashyi nzakubwira yego gahore neza mutwara ubonye uvaye amahoro rekerayo mugabo cyo karibu tugende ariko burya hari ahantu ushaka navuye mutwara kagere normal burya bahita mu yindi buriya se numvise ba Bobo n'abandi baragiyeyo burya umwanzi ukwanga azakwifuriza gereza azifuriza nyoko urangifuriza kujyayo none se niko mutwara urugo rwanjye ubundi ni ikibuga cy'umupira bambwiye ko ngenda bapfuka
unsigarira ku rugo nari nagwaye ububasha ubundi umugabo nk'ubundi asigara ndi ku rugo ako gihe barambesheye rwose bakubwiye ko asata uwo muntu uza ameze nkanjye ikigabo cy'uruda n'ibikoti iki kigabo inka y'umutuku uruni rwa mutwara reba inda yaje upfa nyamuneka bambwiye urugabo kabweteri ntajya mbeshya ubu yarakubeshye nkurikije uburyo bambwiye ikigabo cy'ibikoti n'uruda ni uru rugabo umva nk'ubwerere ngwino ibintu byo kuvuga duhagaze je mwereka aho tuba twicaye uziranye kabera usibye ibintu byo gushwanashwana ntari bijyanye nawe ubundi iso twarabanaga ikera abasogokuru bacu bose b'ababyeyi baratubana ikibazo ntabwo ari ukuvana ikibazo ni uko ntwarira umugore oya ntabwo ntwara umugore dore wagiye bagufunze dore nta nka ihari ibuye arahari abana bariga wowe ko bukeri yibangana ikira cecekaho ahubwo ndabizi ubushurashuzi bwawe ukibona umwana wanjye ukagira gereza yaranyigishe mugabo ahubwo twavuze byinshi witonze mvuze ngo uravuze ngo ibyito buriya keri ya maso burya yakora kuri dore shikira iyi bayita dore niki uryoherwa kingi turu dore ahubwo ku buzima bwawe vuba nagiri turugo bayita turumubi turumubi nawe kugira ngo oya ntugatereke inzoga iwacu ntabwo baterekaga inzoga ubundi baranywaga nuko ariko rero nyakubahwa mutware hari akantu kamwe agasakaye mbwira niba kabweteri yarambeshye yarakubeshyaga dore umugabo yabonye basigaye ari benshi umugabo yabonye ni wo ntabwo ari gido mba ndoga inkoko yanjye y'imfura nkunze nyimara ntabwo nagira ntabwo nyibendera mba narya ntibatereka ngaho mbwe dore urahano umaze gufunga umugore wanjye agira atya arapfa aragenda umwana wanjye asigiye sitopo apfuye niko mutwa umugore wawe apfuye wimukira kwa kabera kubera ko apfunzwe wimukira kwanjye nuko ngo uciyeho icupa ntacyo wowe nk'ucura se kunywa nk'ihembe ntabwo yarukaga kunywa agatubo bayita turumubi dore kano kaba kamenze yose bayikora hehe ugenda urata hariya kwawe n'umukozi aheruka guhembwa ubundi mu myaka ibiri kiyo ahubwo akamwereka nta kibazo tumucurure hano iwawe gusa wumve ko bakubeshye basaza bari benshi ahubwo ugenda uneke neza uzakivumbura icyo gisaza cy'ibikoti cye cy'igitiro buriya rero nindamuka mufashe nzasubira kurya isheni wowe uzaze nkwereke ko wakubita umuntu hari ukuntu bahana bakakomera ashaka Eliza banze muwazi uko yari ameze ara umeze ute Eliza nagira ngo nkubwire nyine uko cyagiye ibyanjindikiye shawe ntabwo ubizi umva papa naramukubise ariko ubu ngubu ariko nawe yarabanje kumpigishiriza umva sinzi uko bizagenda wese ubwo urumva byagenda gute biza uba urimo kunshuka ntabwo njye nabyemera rwose ubyumva sinshobora kubisubira kuko uko byangendekeye n'injye ukuzi ubu ngubu simeranye neza na papa nzabyongere reka agenda wowe jya ubikora nyine niwunguka uzamenye ko twari inshuti nari bitu umva rero kabera ego kabera ubusa dore kabererwa n'ibihugu imbere tugenda ngo werekeze utahe gataha mu rw'inozi nta nawe ugira utaha yego yewe nyakubahwa mutware kuva na kera wari umugabo numva ubundi ndacyari umugabo mu bagabo 10 ndi umugabo bahiga mu mitsingi utsindagira urukundo sha muziga ry'inyamba ndoga buryo nkoye kano gaturubo umuntu mba ndi umwana eko angwe no kiburenya ko kingurwa na mugiga ako mabere ya nuze urakingura hano ni kwawe nego ni wumve nyakubahwa mutware kana bakunda nabizi umva ndakunda wose bagufunze singura
ariko uruzi ko Rwanda nenya mutware yeee kingura nawe cishwa gatwara amashyiga kuzi twende baba ndivugishiriza umwana ubu ugasifura akuvugisha tuvugisha nakubwiye ngo nijya mwihamagariye undebere umaze guhaga agacupa kandi utangiye kuvugisha ibyaha mwihamagariye agacupa ubusaga vana umuheto uriya mwana urabona uyu muhirimbirira gahirimbira muri wese niko uriya ni umugore wanjye nakwica ngaho reka nkubwira mutwara